soka nakimariye muri urugo umara iki wowe hano muri urugo yure kuko nari nangiye kurota nakize yure tinzozi zikara ndakubwiza ukuri uzanya kwinjira muri ino nzu ariko ubundi kakubaza uri umugabo cyangwa uri umwana nunze muri urugo njye narakubyaye cyangwa warashatse Nese madam nta madam hano iyi benzi twari tumaze kumvikana tugiye no inzozi wisuzimvana twari twamaze no kumvikana gisigaye ari ukumereza imfunguzo ka makarite je nakayinyandika amazi n'umuriro bizishurwa nande wari mu bintu by'imodoka ni inzozi koko hari soni amazi n'umuriro arishurwa nande nje nzajya mbaronda umutako ntabwo nzajya ndya amazi n'umuriro sibyo turabyishyura wubatse inzu muri make ibintu byose ni ibyawe nta muzatwishyura ku kwezi se amafaranga y'inzu sewe ko nzanye ku muhanda nagira ngo nkubaze gaje mfite ikibazo ko ndashaka ifaranga nishi cyane kandi barambwiye ngo muzamubona ifaranga cyane nagira ngo rero ungira inama kandi urashaka kwinjira mu mwuga wacu nyine ukuri kwema ese wazabishobora nzagerageza yari se urabona hari ikintu cyane ntubona ko ndi shape cyane ibintu byose mbishoboye Okay, ngira ngo urabizi ko icyo bisaba nuko ubishaka urumva uzi kubikora neza ibiki uzi kubikora gute ni urareba ko kuba wafata neza umugabo kamufata nkagujya nkamushaka oya ariko nigisha rega ntura nyine tuza nkubwira urumva niba ufite umukiriya waje nka hano umukiriya kwanze tubanze hano niba uhagaze nka hano ku iseta nyine imaringe urumva wiryagagure ugire mwiza nyereka ko tubigire oya it's okay nta nubwo ari n'ibyadanje no kwikora mu musatsi urumva byo tambara ukabikuraho urumva bundi umukiriya yaza ukamuvugisha uri woroheje akajwi umwereka unamuseduza kumuseduza umunyumvire no kuri kwimana yikubite gake se n'isoni uraryama izira ntebe ariko uzizira ntebe uryamyemo yego nayo igiye kuvunika itavunika za gurgo riryamyemo gwara kwambira kujya ku cyumweru akize ntebe ziba zoroshye intebe tuguze ejo bundi isivunika akumva ko baba baduhaye akomada dukorera amafaranga tukagenda abantu bakaduhanje mana yanjye iyi sinaga ari fair haje ngiye bagore tuvuze ngo abagabo n'imbwa ngo murarakara nta uvuze ko umuntu ntago mwarakara nta nubwo wabivuga ntago nabivuga ubuse utanihe nayo nese madari imbwa iba muri iyi nzu se ni wowe ni wowe wabwi imbwa ngiye ntunzirara mu nzu kandi imbundi mbwire ziraranze komada ibyo ngibyo nyine ntabwo akomeza kubivuga gutyo kubera ko ngaho basima ibiryo njye nariye kuki utariye se ibiryo biri nyine ndakubaza ibiryo biri ngubu uragiye urananutse kubera kwicisha inzara urabuzwa n'iki kurya k'amasaha yageze ubu ngiye kuzajya mbyuka ngende ngiye kure ahantu njya ntabwo nabura mfite abashiti benshi cyangwa ngi iwacu n'iki ngaruke tuyiryamane minonzi niba ari byo ujyana nande ujyana nande usajya urya wenyine wari usinzire se sinjye ngukanguye uvuye ko nariye uravuga ngo ikigabo cy'igisabo none n'ikigore cy'igisabo ntabwo nta mugabo ukurimo taza kunya kuvuga kuri umugabo ntabwo bishoboka ibyo n'Imana yabiguhaniye ntabwo wajya ugenda ngugaruka uhaze ndimo ndayura ndimo ndicira isazi mu jisho ntabwo byashoboka aka kanya nibwo ngiye kubihera niyo ngiye kubihera aka kanya tujyana ujyana nande ariko nuvuga ngo ubwo se sasta ntabwo umuntu ari burya aho aza guhata zicaje guhaha nyine ni ngombwa ngo ubisigirize n'ubundi cyane ni ngombwa ubisigirize kuko hano hanze hari abandi bakobwa yahitamo icyo tukivuyeho urumva nawe ugashyira ibiciro byawe kandi nanone utishize hejuru kuko nawe urabibona utishize hejuru so mwagira mu rugo ibyo nandi kukubwira byo kumufata neza niba afite ubwanwa gerageza ukore mu bwanwa rukumva mu bwanwa bwagica ayiwe tuzikora mu bugabo uzika ruguririya ukoze ko mu bwanwa bw'umugabo yakwicana ukuri kumwe sindi kukugira inama se aho ari kumva nyine ukajya mu nyine mukorakoraho hose ayiwe gakora no kuri kabanda kaza nkoraho gutya aho ngaho niho narindi kuganira sinumva ubizi se utazuzire gano uba wigize inanga kandi ubizi gakoraho gutya ugakoraho anishe nimba njye nabwiriwe mbasha kwihanganya iyo nzara uzanye mu mwana byo nahita mpinduka ukanyoberwa wahita unyoberwa madam nukuri ko abantu wamenyana amafaranga vuba ariko ye warya urya amafaranga utaba turi babiri kaje wajya uzirya pe umwana ejemo madam uba umwana
muri make ngiye usuzuma nukuri ko Imana buri umunsi w'umugore sinjya nkwizihiza ariko umunsi w'umwana w'umunyafrika ndawizihiza ngewe ntaga nkusuzugwe matase nagusuzugura gute se wabura kuwizihiza gute se kandi ujya kuwuvumba nyine ngo ngaho ndabona imbeho yakwisheka nkutize inde Ikibazo mfite cy'imbeho ikibazo mfite n'ikibiryo n'amafaranga muri uru rugo uranyumva neza go sinkubone muri nonzo mumumana ako nuka ntuzajye munsi y'ibihumbi 20 cyangwa 15 20 cyangwa 15 ibya 15 bemeze gute nyine abari wa muntu uza ahita agenda nyine akaza akaba muri bukore kamwe noneho kurara bwo kaguha 30 kurara gute cyangwa 20 kurara gute kurara mukararana jewe tukararana gute cyangwa tugashika ahantu tukararana gutya mu buri kurarana ajyamye naje njyanye nyine mu burumva n'igihe cyo gukora byakujyanye urabikora oya nje cyo ntekereza tugiye kurarana yorara mu cumba karana ko muri oya murararana mu mashuka jewe tukararana mu mashuka yorara mu cumba karana gamvira kwese oya biragoye narinzi ngo biroroshe ukarana umuntu utazi ubonye bwa mbere ayiwe satana racha inde kumashita aho ganta kibazo ganda shaka fara okay urashaka utangira nonanga cyangwa musubira nanone aha natangira ibi bitenge byawe kafe kugerageza ndabasanga hari abasaza ari buze kukureba ko ndagure bambaye bitenge abasaza nabo bazabaza no kuri komanda bamuze ushobora gutangira gukora ibyo ndakwigishije gukora utakibazo urumva ushatse nyine buri bize muri phone ese umuntu wagikora muri ibyo bitambaro byawe kandi ndazangira kako teka ye tibyoshe yewe bagutabara umushura muri ronzo ari umushura shira ari umushura muri ronzo mujura hano ari umushura muri ronzo arimo hano nuko haca muri hano ni umushura hano ari umushura akusuko koko uraza ukatwiba ziba mumumana nibikize nta soni urumva ukuntu ukomere n'abantu bashaka kugira ngo ko umuntu yabibye ibido y'amazi niyo niba iyi tapi ya salle de coiffure niyo uri murambwira iki gice cya tapi nicyo uri murambwira nakwiba oh my god haka abantu muri uyu mujyi baracyaba bameze gutya abatindi nyakujya nta soni hangize ukavuza induru wifunga ndakwiyamye nta soni bite makuru yanyu ni meza ntabwo bigaragara neza rwose kubona abakobwa nkamwe muhagaze ku muhanda mwabuze icyo mukora mbere ahantu tujya kuganirira ariko muzehe nawe watse guca hirya no hino urabizi nta guca hirya no hino uretse mubaze wari wabona inzu y'amakaro abonerana genda wibona wari wabona firigo y'ibirahure rata wari wabona kuri Genesis nta kintu na kimwe uri seriye Genesis ni n'inzoga sheri se iyi ntago azina Genesis muzehe reka tuve mu magambo nyine Kose kubona umukobwa nk'ahagaze ku muhanda urabona ntago urakora muri telefone ese ubona umuntu ushaka mbukiriya mwiza ati sheri wanjye yego ndabona uzakira vuba ngo bimeze gute ibikombe bitagira imikondo nibyo nakwiba nta soni ku buryo wagira ugakomera cyeka ari mwebwe nibyo nta soni ubundi nkungu nkawe wowe uri muri Kigali umari ku buryo ushobora kugira inzu ku buryo umujura yakwinjiramo akabura ikintu yiba ako mana uyu ni umwaka niyo mbimenye uyu munsi sinibe ubundi bajya banga iminsi y'umujura ni 40 uyu munsi none nanjye ndabyemeye pe uyu munsi ni wa 40 wanjye nta soni uratinyuka man sinzi nta myenda mugira nta gitenge nashaka uramukeka munone gutwaraho iri amatora y'igice abana banyaye ubundi buriya mwebwe mwaye ko yose umwana yibya ahubwo mwebwe nta soni wangiza nawe kazu ukajyariya ukajya ukadamara ukajya mu bandi bagabo uyu munsi ndababaye mfire nta soni umujura ahubwo ni mwebwe mwaye mugiye kunyiba ongera ukomere urebe ko nahamagara gitifu nawe akaza nkamubwira uti giti ndibiki uba ngaho harimo ikintu nakwiba ko niriya niba ari inkuruye reka nyizanure nimurangiza mumbwire ngo nakwiba
iyi ntebe niyo nje ndeba nzi ko nayo ngiye kwiga intebe imeze gutya murambwira ngo muyitunze ubundi nizabagwisha mwebwe mwangiza mugakomera iyi ntebe ni nayo yari inanzanye baba we sha uyu munsi sha urwandiko rumbanye igikenya nibwo bwa mbere ngiye kwiba ahantu nka buri cyo kwiba neza cyoko cyenda ari nk'isoko bagurisha abantu nabiba nkabatwara usibye ko mwebwe nta n'ikintu mwanavamo ubu wagira ibiha bizima ubu impyiko zawe ni nzima zijyamo ayahe mazi sha uyu munsi ngo nzi barafu muri amahero ubwo urumva wifuza iki ese tugiye kwara cyangwa uratindekura ubwo twamara n'icyumweru nta kibazo wevuga iki wowe icyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye oya ahubwo wowe niwe uzi icyo ushaka ariko ko murameze nkaho wagira ngo ni umumama ni mama wawe ntukabwire abo ukameze k'umusaza we ntukanyite muzehe ngendi jene ngaha tuvugane nyine urabura amajoro abiri ngo uri jene tuvugane ntibwirire ko ngo niba ushaka umwanya ungana gute nk'iminsi nk'ibiri oya ibyo ntabwo byakunda akazi kanjye kaba kapfuye gute ndi bukwishyure buri munsi erega ibiciro bigenda bihindagurika okay mbwira ntari bitugenda uhita ugaruka ubundi nta kibazo ubwo ni kamwe muri make kamwe ariko tunga inese kamwe urabona nakiri umujene umushuri n'umukire akajana gatanga kandi gakera aracatera isarasha ushobora kugabanya amagambo natanyibwirire ijana ritanga se ijana 10 twigenderesha tuyigende we sigaye witonze urumva rero ubwo ngubwo nitumara kugerayo Shapatino mbaye imbwa neza mwana ibi ntabwo byakunze urumbwa kanga ubundi gusa uyu niwe nje gutora ibibazo byanjye gusa ari bubyumve ngaho vuga ndakumva mwana ibintu byambayeho umwana ntabwo wabyumva umugore agira atya nsohora nshushubikana abwira ati sohoka we nagukira umugabo avuga ati kagira inkuru ntabwo nkiri iki nabaye iki ahambwa ati regura imbwa nubwo uba mu nzu ampaye inkari surumva yakubeshye ubundi nawe niko ubibona se iyo ugeze ku rwego rw'uko umugore agusohora mu nzu nabi ntabwo uri imbwa imwe uri igobe noneho ntangire nige no kumoka ushobora no kuba umuka utabizi kugira ngo umugore ajya kukwita imbwa atabibonye ese ubundi wa mugani ko bavuze ngo umugabo udafite amafaranga yavuga wowe wumva moka abakobwa bumva moka ni ukuvuga ngo iyo utari kumoka buri muranjwa Jesus iyo utari kwanjwa uri gusaba yanga iyo utari gukora ibyo ngibyo rero muravuga ubusa reka mubwize ukuri mbwira ntacyo ariko ubu dukomeze gusisezanya kuko ushobora gusanga atari njye njyenyine ngenda kubwiza ukuri mbwiye ngo aka kanya nshira igikororwa hano urabizi niko bapima abantu mu rumogi nazamuka cyava kure no kwimana meruka kurya ryari inzara nicyo kibazo mfite ubu ngubu akanya tuvugana nicyo kibazo mfite inzara noneho uzi ikintu cyabaye twafatiye umujura mu nzu turamucakira ndavuga atuye umujura ngiye kumukubeta ndamuhakira hava amaye nkangahe kuva mufashe yahise twihinduka atubwira ariko uri gukomera ndibiki hano mu nzu ndibi intebe kandi kuko mbibonye wala yavuye nkubise na karara salama kera bise birangira urashitse uragarutse aho ntaurabona ndaho ndamubona aho biragarutse 100 kera ukura bikoreye cyane muze nugucira none umva kubwira uza ndamufata neza nzarara ukwezi neza urumva nyine uwo mujura atarenganye ibaze nyine nawe ubwawe wabuze n'ibyo kurya urumva uwo mujura byo byita guta umwanya uwo mujura nawe yabaze nabi kuko ibabira nabyo no ukuru kugira neza rujana mu mugaburire rero kina kakanye mfite iki kibazo cya mbere n'inzara uragira ngo mfashe inzara hago nungutse agatekerezo akaye Fatima ushaka kurya umva ubivugana nabyibuka byunyita mastermind ubu ngubu mastermind yego kibazo kuvunyise mastermind ngiye kuguhereza uburyo bwo kurya ariko nuze kunamira wese iki kigoryi yasama nyine wikurwa wasama ngaho ufunga umuntu reba uri no minsi
muri serivisi yo kugeza ku baturage nyine serivisi inoze kandi yihuse. Yego. Uzi ndaye kuntu zisigaye zakira abantu neza. Enye. Ku muntu utari kubyumva neza banzo nyumva. Akosha nabuze yo ndira ndabona yo kurongora. Ariko sha unjanye mu nda yakabagabo muri handagaza. Maze rero twese tuzaneshwa na hasi. Patino mbabarira nago nabona amafaranga nishyura umwana w'abandi. Reka manze ngugira inama banzo uzumva. Nta kibazo. Juzi cyamazi ariko banje kuzumva. Ubundi ngugira inama kangaye ko maze kukugira inama nk'ibumbi nk'ijana ahubwo. Nta kibazo rwose. Umva ukuntu bigiye kugenda. Yego. Nubundi ndaya ntabwo ushobora kuyishyura mutamaze gukora ibyo mukora. Nyinshi. Bivuze ngo hakibaza ukuntu mbavuze ngo subizi ngi nyinshi. Nawe urarabirambyemo. Tuve mu mikino nta mwanya wo gushinya kandi. Wowe genda ugura indaya. Ariko mu ndaya ushaka indaya ifite ahantu hazima nyine. Ariko ni ndaya ikubwira ngo turajya muri logise uya ushaka indaya ifite iwayo. Uri indaya zifite ahantu zituye. Iteka mbere yuko mugira ibyo mukora. Irabanze kana gutunganyiriza icyakuru. Ukagenda niko bimeze. Iragenda ikakugeza mu rugo utuzi dushyushye muri dushe ukabanza ukarya wamara kurya ikagukubita no tudeseri ikagukubita ka massage ibyo byose iyo birangiye ko mu byo nibwo mujye mu byabajyanye. Ibyo byose byarangira neza nibwo mwishyurana nyine akamukubwira ati ngiciro ibi ngibi. Naho ubu ngubu ujye ugashaka indaya. Aho yaguca yose wewe upfa kuba wambaye neza ugaragara neza unatuje. Nishaka kubwira ngo ni ibihumbi 50 cyangwa 100 uhita ubyemera. None indaya ibonye utaburanye ibona kuri kapo. Hakujya gutekera kareti n'utunyama umurete ku ruhande ubusalade bwinshi ubudeseri bwinshi. Numara kurya icyo kintu ukimara kurya uhita wisaza. Cyangwa kuvuga ngo hano ndabona baranyibye kana n'icyo rufite n'ubundi. Uvuge ngo indaya izanye urwembe utangiye kuvuga ngo urashaka kunigira mu nzu yawe umfashe ku ngufu ni wisaze indaya irakubwira atakugira ngo nteze abantu ugenda. Kubera ko nubundi ninda nago bahitobora ngo ibiryo babikuremo. Ibyo ni ukuri kuri mastermind rero. Ibyo nibye urahaze we ntago ujyayo. Okay. Ntago nshonje. Ibibazo birahari ariko ibyanjye ntago byabura. Wowe genda urware n'igifu cyawe. Akibona ibyo bintu ari byo. Nuko ngo ndebemo wa muntu mbaze maneke mbabaze umuntu ufite ahantu akorera iseta. None indaya inahenze kenshi. Buriya ni nayo bifite iseta cyane. Nanjye amafaranga mbwira nyemere. We akubwira yose nayo. Indaya 10,000. None pati numva nkubwire nashaka yanekera ubunyobwa yanekera ikintu cyose anekera ndacyemera. Kubera ko umuntu ufite inzara nishaka amasanga ikigori. Wowe ugenda nyine witurije gutyo utangire umedite. Wowe yasami kwasama no. Turahunga. Nibyo ngibyo. Turahura kabisa. Yako nujya mu bintu byo kurongora sambaye. Oya ntari bikabisa. Usambana birakureba. Sawa. Ibibazo bigwira abagabo utangiye kurya mu nda. Sha, sinwese. Kandi wijana uraribonye. Ni karibu kiriya ni karibu umva kubwira ngero tugende. Tugende ni bibiri. Ngo apu kagica ngo ni bibiri. Abandi ko barabaheza 100 wowe ngo ni bibiri. Ikawa. Uziritiro z'amata zirimo. Umva kubwira. Abandi ko barabaheza 100 wowe ngo ni bibiri. Ntoruneye umwaka umwe warunsamiye hejuru kandi ari nawe kabi. Maze ibi biba byibunze akeza karigura reba abantu bayahagaze. Aha. Uyu nguyu 250 y'indayamu. 250 ndayamu. Hano havuye umusaza mu hejuru 100 uri kuzana 250. Reka abasaza urabona ngende umusaza. Usambana gute nta faranga uragira wowe. Ko wasambana abasaza. Yesu Kristo iki. Bari kusambana hano? Aho waruje kugura gute? Kusambana ni iki? Waruje gusumba. Nje gusumba iki? Rata tuvugane ndabona ari we mwana mwiza. Nawe humura sibyo humura. Nitunanira amafaranga humura ariko amafaranga si ikibuze by the way. Amafaranga si ikibuze. Ndagira ngo ahubwo mubanze mumbwire ese umuntu waba ufite iwe kuri twe tujyana n'indi. Ntawawugira. Oya ndikubabaza. Ariko nawe urahishura. Naho ndayishyura nta kibazo. Arahishura ngahe Oya bibiri waruzaraye amagi. Uretse ko ntajya muri ibyo ngibyo n'ibyo batekamitwe ngo 2 y'amadolari oya naga ari ibyo. Ariko impamvu nari mbikoze biriya nuko nabona guisu njyana vuba nkagira ngo ni wowe ugiye kunsambanya. Oh my god. Bitamvuga bibiri kujya mbanze ngaruke kwanze tumaze tunamenyane reka. Ngiye kugiza umukiri uhora. Nukuri kw'Imana. Nashaka umukiri uhora. Nshaka umukiri uhora ahubwo sinzi niba wenda mufite ahantu mwandika abantu biyabonesheje bakajya fata bone mu kwezi nyine. 100 dukubye n'ukwezi. Reka dutangire 100 umunsi umwe. Anaga ari menshi rwose. 100 umunsi umwe.
ariko aya ngaya n'ay'inzu ayo kwishyura bisanzwe biraterwa n'igihe umunsi uramara kangahe uramaraho umunsi uramara igihe kingana ni vuba umunsi wose oya ntabwo ari umunsi wose ni iminota njye nta nubwo ngizamo umunsi wose wagira ngo nuko ahura inkakirirwa zira ni iminota ntabwo oya nta n'ikibazo nangahe n'ufite n'amafaranga yawe utwara umuntu n'umunsi w'umura oya nta kibazo nangahe nangahe kamwe n'ijana ni ukuvuga ngo umubiri wawe ungana nk'inzu ko inzu ni 100 n'umubiri ni 100 ndasambanya inzu ngo naho byaba bitanira aho kera ushaka umuntu ugashaka nawe kubikorera urabikorera ku gasozi mu bigori ese mubona njye nta mugihu nta wanjye ngira impamvu nuko mwebwe mba mbahaye agaciro kugira ngo ntaba nakujyana iwanjye basanga ari abandi bakubonye nawe ariko iyo ngiye iwawe baravuga turiya muntu ariyubashye reba aba VIP bazana reba ikote mba nambaye ya ndi kukubwira yego urumva ni kamwe 100 naho inzu urumva harimo ibiryo aho gukaraba ibyo nta mwanya dufite guteka ni kamwe 100 urambwira ibirimo harimo iki 100 ibihumbi 100 ariko namwe nimugakabye sibyo amafaranga bahari none se mucuruzi amafaranga ndayarikura ariko ndayarekura kuki okay nakibazo reka dukorane ibihumbi uzimva reka tumworereze urebe waba uhombye tigeze neza turebera inyuma gusa oya narebye turebera inyuma gusa uri buryo bushobora kuba imbere umuvugira cyane nk'ari wowe ugushaka umusambanyi bite uri kuri ku isasa rindi rendez-vous ufite mva kubwira yego ni jewe ugize ufite aho kuba ufite aho kuba ni wowe urumva niwe tuvugana ni ukuvuga wowe ntugiriye iyo urabunga oya ndahafite urahafite ariko ntago yaraho njyana abakiriya ntago ari ujyana abakiriya subajyana abantu bashaka kujya kukugana uvuga wowe no mu gihe urujyayo oya sibyo ngibyo mvuze ahubwo aba niba abandi basambana ari mu misarani uko bibiri mu misarani rusange agiyemo ukajya ubona akazu kumbe namambwire kiriya wenda impamvu ariko njyewe ngenda nibigezweho nguvuga niba ari byo bigushimisha niba ari kuko none se kurashimukira cyangwa uri kwishimisha umucuruzi urishimisha wawe nk'umukiriya jewe rata ntago ari mu gihugu nari mushatse kuvuga urumva iwanjye abantu benshi bazi yuko ndi umuntu ukijijwe ibintu ntajya mbijyamo uri kuvuga urishushanya uriyoberanya oya sibyo mvuze rimwe na rimwe tuba tugomba guturana n'abantu twiyubahisha nta kibazo tukiyubahisha nta kibazo njyewe wowe ni tayari mu rugo ni tayari mu rugo mva nkubwire rero uretse banza wumve ibintu ngiye kukubwira njyewe amafaranga ushaka ndayaguha ibihumbi 100 by'inzu n'ibihumbi 100 byawe sasa urabanza untekere nta kibazo mva nkubwire ahubwo wowe turakora n'ubukwe ahubwo sibyo urabona ko njye ndi kubona nkareba ushobora gusanga nta kiriho wenyine ninsanga nta atari gahunda turavugana sibyo nta kibazo uransanga uretse kumfata ariko batagira ngo turakunda ntabwo turakunda tuvuze ngo twakora n'ubukwe uri umusambane nturi umukunzi wawe wavuze ngo twakora n'ubukwe oya nta bukwe umusambane aragutegura wimfata uri kunyagaza none ndakurongora mu muhanda kunyagaza aho ko ndagutegura ngo tugere mu uri kuntegura unshima aho ko ndagutegura ngo tugereho umeze neza ajya kuntegura tugende aha mbaza uzi ukubita aha tugende ukubangurira aha ngaho ni karibu ni karibu ni karibu hantu ntabwo ari habi ntabwo ari habi kabisa ntabwo wasebetse ntabwo ari watekereza si heza ho kuba cyane watekereje ko uje mu mwobo oya nari mvuze ngo ntabwo ari habi ho kujugunya murakoze cyane ariko kugira ngo nze kwizera ko serivisi binoze amafaranga yo ndayafite nakayinetanye ariko ya gahunda yo guteka sinzi niba wahita uyihutisha kugira ngo nze kwizera ko na serivisi uri bumira binoze ariko amafaranga n'ugiye ikibazo amafaranga arahari kurashaka kubanza ukarya cyangwa wajya nyuma umaze gukora ibyo oya ni ukubanza umuntu akarya kugira ngo nizere ko serivisi inoze kera ubanza byari binahiye si wumva se ko muba mubikora vuba wa nta kibazo rwose bati n'ibintu yambwiye birakorasha banze nsamo ubundi ndahita nigira umusazi byatunganye okay ibiki aho zo si ibiryo ibi bitera imbaraga kandi kera biraguheza akanyabugabo n'imbaraga zikomeye akawunga wa nta kibazo n'ubundi nta wagaya ibyo bamuhaye
ngaho zana imboga. Aya ntambogora urakajya gusomera rero. How fast do we have this? Urakajya gucyo usomera. Aguri seriye ariko. Ntabwo ndi seriye gute. Ntabwo ndi seriye gute. Ariko iyi kawunga ikomeye nk'ubuzima bwo muri Kigali. Nguko bingi wayisomeza gutyo. Utayihomba gutyo. Nimba utayijya uyihorera. Kandi nimba ukeneye kurya ibiryo byiza amafirite y'amanyama umusheri. Usohoke uje muri restaurant. Hano ntabwo ari muri. Namwe muke mugira. Takugira aha nibyo biryo dufite. Utabishoboye dore ndayikaye. Usiko umutwe wawe woroshye kurusha kawunga. Umva kubwire. Nimba utayishaka sohoka uje kujya muri restaurant. Ibi nizo dufite kandi biza bikomeye. Kanje bakwita ngute? Nitwa Nyamwiza. Wowe witwa? Ye nitwa Nyaxo. Ijya takibazo. Ashe nyamwe ariko namwe rero mujye mushyira mu gaciro. Nuko nyine umuntu aba yabuze. Ubundi ngiye ibintu sinjya. Nuko nyine nagukunze. Mbese utangiye kumbwira ngo wankunze. Ubundi rwose bikabize. Oya ntago nagusuzugura ngo bazanye ibintu ngo bisubizeyo. Urapfa kubirya rwose. Wabeze nkabisubiza baye ntabwo byakunda. Hadi ubugarega buraryoshye cyane nukuri. Kuryoha byo twabanza twabyigaho. Inshinga twanze tukiga niba ariyo nziza yo gukoresha ariko nta kibazo na ubundi. Ariko gicawe mbanza wari ushonje kabisa wagira ngo ube ko mwishamba. Oya. Jewe buriya nuko naje gusuzugura. Ntabwo nzabona inshonje cyane ngiye. Ntabwo wari ushonje. Oya. Wenda wabona imbaraga ziza gukora izo zakuzanye. Ba? Umenye ko upeza ifaranga zanje. Utabundiriye ubugari ku buntu n'ukuri kw'Imana. Tuza mushiki wanjye. Sibyo? Ntabwo ndi mushiki wawe. Tuza. Ndi twokwenda n'uri musaza wanjye. Okay. Tuza rwose ngewe aya makoti ubona ahenze gutya ntabwo yaba ahendeye ubusa. Nyaxo. Okay, Twatakoze ariko mubwira ibi biryo nukubura uko ngiye sinari kubishobora naho kubimara ukaba bimaze. Nukubura uko ngiye nuko kugusuzugura. Ntagira utese. Mbese urabiri urabimaze ngo nuko akansuzugura. Umva rero kubwira. Ugiye kumpeza 100 z'inzu, umpeza na bya 100 kugira ngo tubone tuje mu cuma. Tebuye. We nta 300 maze kugupfumba. Wowe umpereje 300 kandi dushitsemo. Aho yashize. Singweje ibiryo ukabaza. Umereje ibiryo mu bikimereje ibiryo ntakwishyuye. Wowe waho umuntu ibiryo atakwishyuye. No kuntu ndi kubona shaka. Wowe mwajumba. Ahubwo uyapfunditse. Ubonye imbaraga zo kuba. Uyapfunditse ahubwo. Genda amagaza abantu. Hako indaya nuko mwabaye. Indaya nuko mwabaye. We mpamagara wimamagara atajya ngo turanaziranye. Je ndinjije. Urambya ngo ngufashe. Je wagiye ngo ngufashe. Urambya ngo ngufashe maze kuguha 300 byanjye. Ubunzimani ibiryo. Nko kumbwira nko kunshimira ko. Genda yawe cyo nakwabinza nawe. Hakusika abantu basaze. Oya ni ibintu abaturanyi baraza urubanda rwose rurahurura. Ngumukuma ibihumbi bingahe nabyo 300 yangira yamba. Nashakaga ko ushika mu rugo hari ikibazo dufite. Kera tugikamurekera komeye cyane n'ukuri kw'Imana. Nibyo nshaka ko nubundi ndabona hagati yanjye nawe ntabwo twakumvikana. Ntitwakumvikana rwose. Naze afike hapa. Tazungu muza we. Wowe urashaka kunyifatira gutya se. Ariko ndayizi ko mwarifatira ngukubise 300. Namishandika 3 ngukubise. Yijana. Ugiye ipfunditsa uragenda ipfunyure. Hamwe gushaka 200. Uri kuvuga ko payifa. Je wundi ngorana n'indaya. Je nciye ku muhanda. Uransa urambwa ngo ndumva ngo mfite inzara ibikini. Ndakubwira nta kibazo. Ndaguhereza urambwa ngo reka nze. Muzimanire. Uranzimaniye akawuko. Ivyo uvuga. Tugomba kubikemuranje nawe. Enda tuhabikemura nyine. Nayaguhaye mu 300. Nayaguhaye wanjye. Nayaguhaye ubundi wabagira 300. Nabigira se. Ayo guhaye savuye. Naje sinayene. Kandi ubona yose ashize. Nigire muri business. Uri umuntu wambaye gutya. Naje sinayene. Umva mubwira njye nigire muri business, ifite business yanjye nikiriyemo. Wibeshe ku ndaya. Uyu munsi urabona. Imana ifasha agira abaturanyi batwumva. Ubundi baza bakemura ibibera. Nabara ubaye tusenuduke.
utuntu ducyo ukatumara umeze nk'umuntu uvuye mu ishamba nakugiriye impuhwe ndavuga ngo reka nisanishe nawe wakoze cyane aka uyu kera karashije ifaranga ngo 300 nta faranga mbaye kera usanze ibyo wari kujya mbimuhesha anje namusanze ku muhanda arimo arigurisha ngenda mugura ankora byaye kwa kundi nyine se bikora kwa kundi uretse gatoya wowe uburaya bwawe turabugaruka ndaratungwa no kumva ko umugore wanjye ni indaya umugore wanjye ni indaya Oh my god. uretse nawe gatoya hanyuma se sha izo confidence zikura hezo kumva yuko wagenda ukagura umugore wanjye kwaza none ukaba ari muryamana ariko nje ntabwo nari mbizi ninjye wari ubizi se ku buryo udakoresha n'ubwenge bwawe ino nzu wari uyiyobewe ntabwo nari nayiherukaga hano wari uhayobewe naherukaga bataravugurura ku buryo none unarenzaho ukavuga ati inama bangiriye reka nzikoreshe no ku mugore wowe yingiriye ariko mukagira ibana mwe n'ukuri uretse ndashaka kubanza kumenya ngo Patino tuvuge ko twe tuzi turi inshuti utazi umugore wanjye nta mwizina ry'Imana ntabwo nari muzi ndagutunguye nawe yantunguye ikibazo nuko utari kumbeshara ngo yapaye 300 gashitse mu nukarajya kamaze kujya gatangira kwisasa bivuze ngo nawe usambana n'abagabo ukabasambanyiriza iwanjye ku mafaranga bari mwumvikanya ngaho 200 zari faranga z'inzu ni 100 z'igikorwa ariko nje kwa kudi ntayo nari kumubeko erega inama nje nakugiriye ntago nakubwiye ngo uzuyikore ku mugore wawe aho netse umugore wawe kuki utabizi se cye tumaranye se mu bamubatsimbatsiba niba mubakeka kari babi reka wandi byo ngibyo tuvuge ko nanabyihangana byo ntacyo kuko Imana wo zinakurengera akaganya yego nuko nsanze mwe mutarajya mu cyumba oya kuko ni izina ry'Imana to n'udukingirizo nayo nyitufite uretse gato by'ubukingirizo butaza gutuma mu kanya mu gutamira okay nta kibazo tu ibyo byo ndabyihangane yego hanyuma kire yanjye ipura yanjye ko iriye rero yo Jesus. ntabwo ndi bubyihangane uravanga icyatanu cyakahunga cyane ukinyishyura ntabwo yogenda atadoje faranga k'ubugari bwacu ari ese ndagikura ye ko uzi ko nta mafaranga ibyo ntabwo nyine ngiye kubyumva shaka umuntu uhamagara cyangwa uwahehe wari wese wagiye ku muhanda kugura indaya nta faranga shaka umuntu uhamagara uwari wese sinitenga arava hehe ko bitabaye ibyo ngibyo ngenda ngugura ubuncike ndarahiye n'imbere y'Imana ngo se mukagira Imana ubu tujya gupfa cyatanu se urami cyatanu isi ko nacyo basi ndabona waraka reka kamamagara umuko hamagara reka nanisonze nawe wa mugore we nzi ko waminduka gutya ceceka se nyina ngaho uza kunsambanyiriza umugore nanisoni wewe wabaye indaye muri rugo rwa muziki kera wa ari ugumfasha nsambanye yes kansoke tuvugane so kujya hicara yego gera hahandi hepfo mu gakorodori uhita ukata iburyo yajyanye n'urusengero igipangu kirebana n'urusengero uzamutseho ruguru ahantu hateganye n'ikizu kitaruzura icyo gipangu inzu ubona biteganye ukiyibona uhituze ihute baranyishe nyaruka nyamuneka ihute wabuze icyo ari ubwo mumfatiye hejuru kuko uhaye uko bitandukanye bagufasha utagiye kwicuruza ku muhanda uhagaze nk'izindi ndazi gashobora cacaka we nakubwiye ngo turabisubiramo hanyuma kubwiye ngo iki arambwiye ngaraje ariko ihute reka kubwire yego ese wagira inama nakugira inama yo ku mugore wanjye ko ngiye kukubaza ariko usundi ubushiti tutageze injira iki kibazo cy'uburaya tugombe tugice wa nta kibazo rwose nta kibazo rwose uraho neza yego uyu ni madamu wanjye arama amafaranga ubundi tuze twite twishyura cyane sibyo mva madamu uyu ni umugabo wawe ndagira ngo mbanze nkubwire yuko umugabo wawe ari indaya mufatiye ku mugore wanjye agiye kumugura none kiranze kuri ibyo ngibyo nsanze ahangaha bicaye baganiriye yawe uyu mugore yaba umugabo wawe ibiryo byanjye byose barabifata barabirya barabimara ubukingirizo ngubu bwuzemo ahangaha bagiye kujya gusambana mu cyumba hariya ubwo namubabariye ahubwo nsanze ibiryo byanjye yabereye madamu kugira ngo ikibazo tucyoroshye wenda nabo sheri sigaye uza gusambana usigaye usambana nabonye yigurisha ikibazo ntariba ceceka nasoni ku mugabo wawe ukagira umugabo wawe no waje kugira hasi
umugabo wanjye mwaryamanye ntabwo twaryamanye yari ibiryo byacu akoshe ubu usigaye ujya kugura indaya turaza kubivugana wenda tugeze mu rugo sibyo banzu mpamagara iki icyatanu cyo cyatanu ndabizi ntabwo wayaburiye ndabizi ntabwo sibyo icyatanu twikura ahantu rwose icyo twari turi gukora aha ngaha kugira ngo umwishyure icyo cyatanu cy'ibiryo yariye ibyo by'uburaya rwose tugize imana dusanze yari atarabikora birangirira aha ngaha ucyura inongirwa mugabo yawe ariko kiriya gipangu ujye ukireba nawe wirebe biranambabaje kubona umugabo muzima nk'uyu nguyu ngo ufite umugabo guca inyuma ni umugabo nyabaki wifata none akajya ku nimero uretse niki kibaye uretse kohereza tugiye gushyiramo nimero yawe neza shyiramo nimero yawe yose hano shyiramo nimero yawe shyiramo nimero yawe shyiramo nimero iriya nimero warushyizemo ndayibuka nyarutse kandi ntugire ngo ntayo mfite ndayifite hano ni gute nimero yawe iri muri telefone y'umugore wanjye kandi ikaba yanditseho hani Wetin be this? Jesus.